Yesu twongeye kubasuhuza abajya badukurikira abajya bakurikira ibiganiro byacu turabasuhuje tubifurije kugira ibihe byiza tubifurije ishya n'ihirwe mu byo mukora byose. Nibutsa wowe muntu utarakanda subscribe ukoreho aho ku ijambo ryanditse subscribe ry'umutuku, sharinge n'abandi, genda ubahereza ku butumwa, ugende kore like, ibintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo turusheho guteza umurimo w'Imana imbere. Twakiriye rero umutumirwa ahangaha ni umusaza, ariko reka nawe kumuvuga nawe ni umuntu mukuru yivugire. Ikaze. Murakoze. Njye nitwa Habimfura Theoneste. Israheli. Abantu bakunda kunyumva cyangwa se kumbona mu mirimo itandukanye bazi ku izina rya Israheli. Habimfura Theoneste cyane ntabwo barizi cyane bazi Israheli. Ariko Israheli ni izina ry'ababyeyi banyise. Niyo mpamvu uzabona bamwe banyita Israheli abandi banyita Theoneste Habimfura. Murakoze. Njyewe nkunda kukwita umusaza. Nta kibazo, n'ubundi ndi umusaza, ndakuze, imyaka mfite irabinyemerera. Urabyemera kuri ubu? Rwose imyaka mfite irabinyemerera. Nta kibazo kunyita umusaza. Nikaze rero. Murakoze. Nikaze rwose turakwakiriye. Hano ni kuri Golgotha Cross. Turi mu Mana. Rwose. Umurongo ngenderwaho cyangwa se gahunda ni hahandi nyine. Rwose ni iwacu mu ijoro. Ariko nari numvishe uvuga ngo hari ngo benshi barakuzi, hari n'ibindi bakuzi, wasanga hari ibindi bakuzi mo ngewe nta, cyangwa se hari ibindi ukora ngewe ntazi. Twebwera biremewe rwose, ubwo twakubonye, ubwo twakwakiriye dushaka kukumenya nyine, tubane, tuvugane, tuganire, tuziranye neza. Hari ibindi bintu ukora wari ugiye kutubwira ariko ntabwo bitubwiye neza. Okay. Mu buzima busanzwe ubundi nsanzwe nkora umurimo ugaburira umuryango wanjye, nkora umurimo w'igifundi cyangwa se reka mvuge ubwubatsi. Niho abantu benshi banzi. Uri enjeniyeri. Uko wabivuga kose uvuge neza. Uko wabivuga kose urumva ko mu rurimi rw'amahanga binyemerera kwitwa uwo. Yego. Niyo mpamvu rero abantu benshi bambona hirya no hino, benshi bazi Israheli. Bakaba banzi hejuru y'amazu, bazi nubaka amazu, bazi nubaka ibipangu, bazi ibintu bitandukanye mu bwubatsi, ibintu byose ndagerageza. Kandi tubifashwamo n'Imana buriya. Muri makeya uri enjeniyeri, urumva ko n'abantu bajya badukurikira bafite izo gahunda zo kuba bazamura inyubako, ibintu nk'ibyo. Ariko ntabwo ari inyubako gusa njye nkuziho, ni byinshi. Ni byinshi wabitubwiye mbere y'uko tunajyamo neza, kugira ngo ba bantu baradukurikira bafite gahunda yo bakubonere hafi. Rego ubu hari nk'abantu baba bari kwibaza bati se mfite akantu gutya na gutya ndakuraho umuntu winkorera aragutya. Nyamara baba baprofise da, nubwo atari cyo cyatuzinduye ariko baba baprofise. Buriya nagize amahirwe menshi. Namenye utuntu twinshi dutandukanye cyane ko na kera nkiri umwana najyaga nkunda gucokoza cyane, gukora utuntu tw'udushya mu bana. Buriya ibintu bya reparasiyo y'utuntu mu byuma ndagerageza. Icyo nzi ni uko ukora sentetizeri. Sentetizeri ndagerageza rwose. Na gitari urayikora? Na gitari ndazikora, nazikoze, narazicuruje. Amahoparire narayafungaga nkacuruza. N'amahoparire urayakora? Cyane rwose ndabikora. Ku muntu ubyifuza. Televiziyo wabikora ariko byo ntiwabibonera umwanya ko nta mwanya nabona. Ariko mbyinjiyemo nabishobora. Ariko muri makeya ngewe icyo nzi mpamya nanjye nshobora gutanga ubuhamya rwose isaha n'isaha. Umuntu ushobora kugira uradukurikira akaba yumva ashaka umuntu ushobora kumwubakira inzu
ku buryo ubwo ari bwo bwose yifuza ijana kuri rigenzi ryaryo nta na kamwe kavuyeho, yasiga komenti hasi, yashyiramo nimero ya telefone, natwe yatwandikira twamugeza kuri uyu musaza, kuri uyu mugabo witwa Israel rwose. Icyo cyo nanjye ndakibijeje, ntabwo ari byo twari turangamiye, ariko twagomba kubinyuzamo kubera ko ni ubuzima nyine bw'umuntu, bataba bakubonye bakibaza uyu muntu gute, se ni muntu ki, ariko ibyo ngibyo ibyo ari byo byose nabyo babashije kubyumva. ibyo ari byose ikaze rero tujye mu kiganiro cyacu cy'ijambo ry'Imana. Yego, kuri wowe ijambo ry'Imana, hari abantu benshi babona abantu bagiye gusenga, bagiye mu ijambo ry'Imana, bagiye mu gukorera Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ntibabashe kubishyikira. Kuri wowe ijambo ry'Imana ni iki? Ritumariye iki? Ridufasha iki mu buzima busanzwe? muri make ijambo ry'Imana kuryumva no kurivuga no kuribwira abandi ntabwo ari ibintu bihita umuntu ahita akurura ngo yumve ibyo ari byo, cyane ko ijambo ry'Imana tuvuga ko ari roho mutagatifu cyangwa se umwuka. Yego, ntabwo umuntu uri mu mubiri ahita abyumva vuba ngo yumve ijambo ry'Imana. Wenda mu buryo bwo kwandika ngo ijambo ry'Imana, cyane ko abantu bazi Imana bayigishijwe, ikindi bayibwiwe bakiri n'abana, twakuze twumva bavuga Imana hano urayibona, noneho bakavuga ko ari ijambo ry'Imana, bisobanuye ko ubwo ni ukuvuga ngo ni Imana iba yavuze. yego, muri make rero ntabwo abantu bahita babikurura, ariko ikihamya ni uko ibyo ngibyo bibaho, cyangwa se ibyo twumva hari ibimenyetso bigaragara kuko ari Imana koko iriho. Ikintu gituma rero twemera ko hari ijambo ry'Imana ni uko hari ibintu byinshi Imana ivuga, yabivuga hakazashira imyaka tukabibona. Wenda urugero rwa hafi, tugiye muri Bibiliya, ngeze mu myaka 47, natangiye numva Bibiliya, nsoma Bibiliya, nkasanga harimo amagambo menshi avuga ngo ibizaba. Yego, ibizaba ku munsi w'imperuka, cyangwa se ibizabanziriza umunsi w'imperuka, ibimenyetso bizabanziriza umunsi w'imperuka. Twajyaga tubyumva babivuga, Bibiliya ukabona ko byanditsemo, ariko kugeza uyu munsi hari ibyo turi kubona koko ko biriho, biri kubaho, nubwo hari n'ibitaraza, ariko hari ibyo turi kubona biri kubaho byanditswe muri Bibiliya. Bivuga iki rero? Bivuga ko ijambo ry'Imana, Imana yarivuze kera, irivugaho, ariko ibyo yavuze kugeza umunsi turi kubibona, bisobanura ko Imana iriho kandi ijambo ry'Imana ririho, kandi ijambo ry'Imana ari ukuri, kandi ijambo ry'Imana ari ukuri, kubera ko iby'Imana yavuze biri kugenda bisohora. Hari umuntu udukurikiye ushobora kuba utumva akamaro ko gusenga, cyangwa akamaro ko kumva ijambo ry'Imana, akamaro ko kujya muri gahunda z'Imana muri rusange. Yava mu kazi, mu mutwe we agatangira kwitekerereza kujya kwisomera agacupa, nabyo ni bibi kubakabasha, ntago nabatera ibuye, ariko hari mbega urumva arabona akanya gatoya agahita atangira kwitekerereza icyo ngicyo. Ariko ndahamya ntashidikanya ko uri kubona akanya ugahita uza kuvuga ubutumwa mu buryo butandukanye. Muri makeya, nk'uwo muntu ni iki kiri butume wamukumbuza, cyangwa uramukumbuza iki, cyangwa se ni akahe kamaro ko kuba ukorera Imana? Ni iki urusha wa wundi utabasha kuza ngo agire imirimo ajyamo y'umurimo w'Imana, agire ibikorwa ajyamo, cyangwa se ajye gusenga muri rusange? Mu by'ukuri rwose ijambo ry'Imana hari ibintu rikora, ugahita ubona koko rwose rikoze, ndetse n'icyubahiro cy'ijambo ry'Imana rigakomeza rikakigumana. Kuvuga ngo hari abantu batitabira ibintu byo gusenga, ugasanga wenda umwanya wabo umunini ntibawushyira no mu gusenga, ugasanga wenda biberewe no mu tundi
yabona akanya keza aho kugira ngo wenda avuga ati reka njye gushaka ijambo ry'Imana cyangwa se njye kumva aho bavuga Imana akigira mu bindi, burya abarahomba cyane cyane ko ijambo ry'Imana ubundi icyambere cyo rirarema ibidatunganye muri roho y'umuntu cyangwa se mu mwuka w'umuntu. Hari ibintu ijambo ry'Imana ritunganye, hari ibintu biba bidatunganye ijambo ry'Imana ritungana. Ikindi kuri njye ijambo ry'Imana rikimara kongeraho nabonye amahoro kuko uburyo nari nteye mbere nari umwasama, nari umuntu udashobotse, nari umuntu utumva, mbese kireka dutanze ubuhamya, ariko uburyo ijambo ry'Imana nkimara kuryumva ryahise rinshyira mu murongo wo kubana n'abantu bose amahoro, ndetse ubwana n'ayo mahoro ubwayo ndayabona, rishyira mu murongo wo gutekereza icy'ejo hazaza. Noneho ibyo byose uko bigenda bikurikirana bituma nibera muri sosiyete numva nta kibazo, nta n'uncira urubanza, ubu nta n'umuntu wambwira ngo igitoki cyaciwe ngo baze gusaka iwanjye, nta muntu bakumva ngo hari ikintu cyabuze bavuga ngo bagiye gusaka iwanjye, kubera ko abantu bazi ko nahindutse, babonye uko nari imeze kera, babona ko nahindutse, bituma bavuga bati hari ko Isiraheli arasenga. Bisobanuye rero ko ijambo ry'Imana rigira umumaro, gusenga bikagira umumaro ku muntu wemeye kubyinjiramo. Niyo mpamvu abantu batabyinjiramo, abantu batabijyamo badasenga ngo bafate umwanya munini babyinjiremo, barahomba. Hari ibintu byinshi bahomba. Abantu batajya basenga cyangwa batajya bajya muri gahunda z'Imana cyangwa se umurimo w'Imana barahomba cyane. Urumva bahomba iki? Icyambere bahomba, iyo dukora umurimo w'Imana tuba twitegura ingororano tuzabona mu gihugu cyo mu ijuru, kuko ubuzima Bibiliya itwereka ko ubuzima bwacu butagarukiye ahangaha, kandi ijambo ry'Imana ni ukuri, nibyo navuze kare, ijambo ry'Imana ni ukuri, ibyo rivuga ni ukuri, bizasohora. Bisobanuye ngo nijoro tubwirwa icyo bita uburuhukiro, kuzaruhuka imihati, kuzaruhuka ibibazo, kuzaruhuka ibyago, kuzaruhuka ibyaha. Ni ukuvuga ngo icyo gihe kiriho kizaza. Iyo umuntu adakora umurimo w'Imana, iyo umuntu rero adasenga, iyo umuntu atezwa atihana, bisobanuye iki? Bisobanuye ko umuntu aba araguhomba aho hantu tuzajya kuruhukira muri uwo munezero. Uwo munezero ntabwo abo bantu bazawubona, ariko ku bantu bagira umwete wo kwegera Imana, kumva ijambo, bagakomeza gukora n'uwo murimo, bibahesha iki? Bibahesha kuzaba muri icyo gihugu, cyangwa se bibahesha kuzaba muri uwo munezero nyuma y'ubu buzima. Ikindi ku buzima busanzwe, noneho ku buzima busanzwe, ubuzima tubayemo, ikintu bimfasha ni ikihe? Iyi si tuyituyemo tumeze nk'abantu bayirimo, ariko dufite utubazo n'utubazo. Ariko iyo ngiye ninjiye mu murimo w'Imana, twa tubazo dusa naho tujya ku ruhande, noneho mu mutwe wanjye hagaterera. Bisobanuye iki? Mu rurimi rw'amahanga bavuga stress. Iyo ninjiye mu murimo w'Imana, stress zigira gute? Ziragabanyuka. Muri make utera rimwe rikica nyinshi cyane, ziragabanyuka. Noneho nkongera nkasubira kuri ritime, ku buryo niyo nsubiye mu buzima busanzwe hirya iyo ngiyo, ngerayo bisa naho byibagiranye, noneho nkongera nkaterera. Nicyo rero bidufasha mu buzima busanzwe, ukongera ugakora gahunda zawe, kandi wumva mu mutwe umeze neza, nta stress rwose, nkingurutse, numva ntuje, ntereye, nkongera nkatangira. Bya bintu uko bikaze. Hari abantu badukurikiye, urumva ibi turi kuvuga, turi kubwiriza abantu bari impande zitandukanye. Ni ukuvuga ngo icyo wakagombye kubakumbuza cyo wakibakumbuje, ahubwo umuntu utarafata uwo murongo ndumva ari guhomba, kandi ari guhomba ikintu gikomeye, kubera ko niba hari ubundi buzima, urumva ubwo buzima nyine ntabwo natagerayo azaba ahombye uko byagenda kose. Bimeze rwose. Ariko se wese n'iki wenda barabeshya, n'iki se kiri bumukumbuzi? Ubundi se tubwirwa n'iki ko ubwo buzima buhari? Tubwirwa n'iki ko kuko ari byo?
nonaha ko yicaye ari gusoma ari kurya ari gukora ibinezeza wowe ubwe, ukaba wowe hari ahandi uri gukora izindi gahunda ariko zikwerekeza muri bwa buzima. Ni iki se kiramubwira ko kuko arabikura he? Amakuru se afatika arayakura he kugira ngo koko ibyo bintu abijyemo abizi neza ko ibyo agiyemo azasarura? Ibyo ari byo byose usibye ko umuntu abaho ariko akagira ibyo amenya, akagira ibyo ashimikira n'ibyo adashimikira. Kubimenya akabimenya, bimwe akabijyamo ibindi ntabijyemo. Mu by'ukuri ntekereza ko kugeza ubu abantu bose iby'iyi nzira barabizi. Iyo unyuze aha mu rusengero rumwe usanga bari kuvuga Imana, bavuga aho ituye, bavuga n'ijuru n'abazaturayo n'ibitangaza ikora. Wanyura hariya naho ukahasanga. Wanyura kuri radiyo ahantu ndetse no mu kabari, kuri televiziyo ugasanga bari kuvuga iby'Imana n'iby'ijuru. Noneho igihamya kibigaragaza rero ni ikihe? Ariko nimba twarabanye n'abantu tugakurana tukarerana, twiba, dusambana, ducokoza, dukora ibintu bitandukanye, nkaba maze imyaka igera kuri 20, icyo kigero ntakigeramo rwose, ntakibamo, ukabona umuntu aratuje, ntabwo icyo cyakubera ikimenyetso cyerekana koko iryo juru ririho aho hantu hazaruhukira hariho, ko abantu bamaze imyaka ingana icyo babikorera babiharanira, ndetse hari n'ibyagombaga gutuma tubivamo, ariko ntitubivamo kuko tuzi neza ko hari icyo turi gushaka. Niyo mpamvu ntekereza ko rero aba bantu barabizi, barabyumvishe, baranabyigishijwe, wenda guhitamo nicyo kitarabaho, ariko ntekereza ko babizi. Cyangwa kumaramaza akavuga ati ariko reka nkurikire iyi nzira. Ahari imitima yabo niyo itari yabemeza neza, nitarabemeza, ariko iby'ukuri byo barabizi. Iby'ukuri barabizi, amakuru afatika barayazi cyane. Kuko ikibikubwira ni uko hari igihe ushobora kuganira n'umuntu gatoya atuje, ntajagarajagara afite, wamubwira ibintu ukumva hari ikintu abiziho, ariko kumva arakubwira ati uzansengere, akabyirengagiza. Atuzansengere nanjye Imana izangirire neza. Kuki abavuze gutyo? Si ukazi neza ko ibi bintu koko sibyo, ibi bintu koko ari byiza kandi bifite umurongo wabyo. Babana amakuru barayafite, babana amakuru aba yafite, ahubwo nuko badashaka gukurikira. Barayafite rwose, ntibazakubeshye. Kandi Yesu yavuze ko ubwo butumwa sibyo ngo buzamamazwa ngo kugera ku mpera y'isi. Wajya kureba ugasanga hari ikintu cyantangaje. Muri 1995, 5 kurangira 6 gutangira, uziko Imana yigeze kutubwira ko hazabaho ibintu bya televiziyo, za televiziyo zivuga ijambo ry'Imana, amaradiyo avuga ijambo ry'Imana, ngo kuva mu gitondo kugeza amasaha 28. Nawe urumva muri 1996 tukaba turi muri 2002. Bisobanuye iki? Bisobanura ko ibintu koko ijambo, iryo jambo warivuze arahari sibyo, noneho n'ibyo yavuze birahari, noneho uri kubona ko ibyo bintu biri gusohora uyu munsi, kandi biri gusohora ubu. Amateleviziyo yirirwa avuga ijambo ry'Imana, hari indirimbo z'Imana arahari, amaradiyo yirirwa aravuga ijambo ry'Imana arahari. Urambwira ngo uwo muntu gute yaba atabizi? Numva nta muntu n'umwe utarabyumva, nta muntu utarabimenya cyane rwose. Bya bintu uko bikaze, oya niko bimeze. Ku isi
ku isi dutuyemo ahangaha hanze dutuyemo sibyo tubana n'abantu benshi kandi bamwe ni abaturanyi abandi ni inshuti abandi duhurira mu kazi uko nguko ibyo ari byo byose uri urenjeniyeri ahantu urimo kuzamuza inzu hari abakozi uba ufite muri mu kazi kandi uri umukozi w'Imana wamamaza n'inkuru nziza ese ujya ufata umwanya abantu uri gukoresha se cyangwa abantu muri gukorana ako kantu kagashyiramo birumvikana ntabwo wakorana n'abantu ibyumweru bibiri ibyumweru bitatu mu kintu ubamo ngo ubure kutabivuga wenda nta mwanya munini mugari ushobora kubona wenda ngo mvuge ngo tugiye gukora akantu kameze nk'iteraniro cyangwa se ngo kameze nk'amasengesho ariko rwose turabivuga tubivugaho ndetse buriya mu kazi tubamo habamo utuntu n'utundi kumva bateye urwenya rwo hirya no hino mu magambo asanzwe ariko ukagerageza kubabwira ariko aha hantu murarengeye aha hantu muvuze ibintu bitari byo hari n'ibyo buriya batinya kuvuga cyane kuko tuba turi kumwe baba babona ntabyakira bakavuga bati aya magambo muri kuvuga abarokore bahari mwitonde nyine nanjye impamvu nkubwiye gutyo impamvu nkubaje icyo kibazo nagira ngo numve hari imbuto ushobora kuberera zitandukanye n'undi mwenjeniyeri ushobora gukoresha abantu ku ishansiye runaka ariko adakijijwe zirahari urumva ni icyo ngicyo nyine nashakaga zirahari cyane kugira ngo urumva bituma n'ubundi ba bantu tugaruka ku ijambo tugaruka ku muntu wamenye Imana wowe wamenye Imana ariko no mu buzima bwo hanze ufite ibindi ukora ariko ibyo ari byo byose nubwo uri umwenjeniyeri n'uyu akaba ari umwenjeniyeri muri makeya ufite icyo umurusha nicyo kintu nashakaga nyine niyo mpamvu nkubajije gutyo oya birumvikana ariko ibyo ari byo byose uratubwiraho n'ubundi nkanjye ndabizi ko ufite icyo umurusha ariko se ahubwo we byivugire kivugira icyo kintu kugira kirahari mu buryo bugaragara kirahari kinini cyane ko buriya nta muntu witangira ubuhamya yego ubuhamya butangirwa n'abakubona icyo kiransinze ni ukuvuga ngo rero ndaguha urugero rwumvikana ko kugerageza kuberera imbuto ubu mfite abana amaze kwigisha benshi ubigisha umwuga kandi ubabajije bakubwira kuko nta muntu n'umwe nigeze nca amafaranga nta muntu nigeze ambwira ngo uzampa amafaranga ahubwo bwaba umuntu buba muri nge n'ivugabutumwa ryanjye ngenda ndashaka ngo nibuze mbone abantu bajya bavuga bati Isiraheli sibyo yego ikindi kuba maranye n'abantu umwaka 2 3 4 5 imyaka 5 dukorana imyaka 6 imyaka 10 dukorana neza bisobanuye kuko ngiye nabereye imbuto niko mbitekereza nta witaka ariko ntekereza ko nabereye imbuto impamvu ni iyi nabyumva nta witaka ariko nge ndabizi impamvu ni uko niba umuntu mukoranye imyaka 10 umuntu mugakorana imyaka 7 mutarasabutana mutararwana tuvuga se ko abantu nta satani haba ntabwo yabura ariko rero urumva ko ni uburyo bwo kwihangana no gushaka kubereka ko nsenga hari Imana nsenga imbuza amatiku imbuza amahane imbuza gutukana nta muntu nuka sibyo oya usibye n'ibyo na babandi batanga n'akazi babandi bagira abantu bitabaza bati nshaka kubaka igikoni hariya nshaka kubaka inzu hariya nshaka kubaka etaje hariya nshaka kubaka ikintu icyo ari cyo cyose ndahamya ntashidikanya ko buri wese uyaba ukijijwe cyangwa udakijijwe ndahamya ntashidikanya ko adashobora kujya ku ruhande agusize yewe rwose akoze Isiraheli ko bavuga ngo abafone ngo imisumari imisumari kandi kwiba akaba ari icyaha ngiye mbwira umusumari ntabwo ushobora kuba tukawushyira ngo abafuni ngo bibye imisumari sinzi ngo ahantu byavuye ntihaba batera urwenya
niba kuko ari ukuri ko abafundi koko bose biba imisumari ntabwo mbizi. ibyo byose ni urwenya ibyo byose ni urwenya ko bavuga ko ngo Yesu bamubambishije umusumari umwe ku maboko bashyizeho ibiri ariko ku maguru bashyiraho umwe. aza mu by'ukuri kuko abafundi biba imisumari. ntabwo mpakanira abantu bagira ingeso rwose. ingeso ariko ubwo urumva ni ingeso, ntabwo ari ukuvuga ngo ni abafundi bose. oya ntabwo ari abafundi bose. ntabwo ari abafundi bose. mu buhamya nakwiha njyewe nta muntu ndiba ikintu na kimwe, nta muntu ndatwara n'ikiro cy'isima. ikiro cy'isima iki kimwe cyakoze ikintu gishobora kumbaho. hari ukuntu tuba turakora nka parafo, udusumari ukibagirwa ukadutwara hano bashyize mu mufuka w'isarubeti, umugore yagiye gufura adukuramo. ibyo sinadusubiza byo birumvikana. ntabwo ari ukwiba ariko sinshobora. aho ntabwo ari ukwiba. hari ikintu ntekereza, iyo ndi uwiba nagombye wenda kuba mfite urwego ngezemo, kuko hari abo tuzi bibye rwose bazamutse bahita bazamuka ubona ko bari hayipe, baribye kandi tubizi ko biba. ariko nanone nkongera nkaza kwitekerezaho ko nshobora kwiba koko bikamira ejo umuvumo ukongera ukangarukaho, nkumva kuri njyewe ntabwo binyorohera, ntabwo njya mbikora. muri makeya nanjye nari nkubajije icyo kibazo ngira ngo ibyo ari byo byose ntandukanye wowe nk'umukozi w'Imana ariko ufite n'akandi kazi ukora, ariko ukorera n'Imana, waramenye ijambo, uzi gukorera Imana icyo bisobanuye. utandukanya na wa muntu w'umwenjeniyeri uri aho ngaho ufata wamwa utajya ugira ibihe byo kugira ubusabane n'Imana, utajya usenga nyine uri aho ngaho. aricyo mbwira n'abantu nyine bagira izo gahunda zo kuba bakoresha n'ibyo bikorwa, nababwiye ni hasi mushyireho rwose comment cyangwa se mushyiremo nimero, n'udushaka wese ajya mubona, n'umushaka wese ashobora kuba yanyura ahangaha akaba yamubona. kandi ndahamya ako nk'uyu mujyi njya mbona ahangaha nk'inzu zirimo inzu 100, ubuzemo inzu nka 90 na zingahe si izawe muri uyu mujyi wacu wazubatse, muri uyu mujyi wa Ruri. abantu nibo bantangira ubuhamya. oya njyewe mpamvu bikubwiye rega ahantu nyura hose. mbega iyo tugiye muri iyo kategori y'abubatsi, abatekinisiye rwose nta muntu utakuvuga. hari n'abantu bakuvuga njyewe nzi nkibaza se aba bantu bari basanzwe baziranye nawe ariko baba bakuza. iyi Ruri ndahamya neza rwose ko inzu zirimo na 95 ndumva ari we wazizamuye cyane. umujyi urawutakura utereza n'ubu ngubu ugikomeje. ndacyakomeje nubwo nshaje ariko ndumva ibitekerezo bigihari, nkweto musaza ariko imbaraga ziracyarimo. urumva se imyaka ndi kujyamo, ariko ntabwo mfite imyaka yo gutuma ntakora. oya nubwo njye nkwita umusaza rega ni kwa kundi ubaha umuntu, ariko ndanakuze. akubyo uranakuze nese ntabwo nagusuzugura. rero nibyo twavugaga ku ijambo. urumva ijambo ry'Imana, wowe wamenye ijambo ry'Imana, nubwo baba bavuga bagafata abafundi, ubundi uriya mufundi wa undi wibye umusumari umwe niyo wabateje abantu, yabiteje abantu ku buryo babivuga nkumva njyewe ndababaye. iyo numvishe ko ntashobora no kwibeshya ngo nkore ku musumari w'abandi, iby'iwanjye nabyo biri gusenyuka, umva mbabaye cyane. ariko nta kundi. ku rundi ruhande nkawe wamenye Imana nyine urumva byabaye byiza. hari abantu nyine baba bakora no mu kazi gasanzwe, usibye no kuba baba ari abafundi, bakora mu kazi gasanzwe gatandukanye, ariko bagira ingeso yo gukorakora kuko bariho kandi ni benshi. bariho bafite inyota yo gushaka gukira, gushaka ibintu bitabavunnye, barahari. urumva na ba bantu batanga akazi ntibagakwiye no kukanyuza kuri wowe, kubera ko niba andi mu kazi kanjye nkaba nzi ngo Israel agiye kunzamurira inzu, ndamuha sima 100, menye ngo zose zakoreshejwe ku nzu yanjye. ibiro 15 by'imisumari menye ngo byose byagiyeho. ndahamya ntashidikanya ko izo atari imbaraga z'umwana w'umuntu, ahubwo ari rya jambo cyangwa se ko gukorera Imana, ya Mana wimitse mu mutima wawe ukumva ntushobora gutatira igihango wagiranye n'Imana. reka njye ku kantu kamwe.
ikintu ko uri na mukuru wa mugani wanatwibwira ati ndanakuze ati ndi n'umusaza kandi koko ni nabyo ikintu bita ishyari mbaye nk'uvamo gakeya ariko turacyari hahandi ndagira ngo umbwire ku kintu bita ishyari ishyari mu bantu ishyari mu bantu sinamenya uburyo nabisobanura ariko ishyari ni ijambo ase ribamo mu bantu ishyari ribamo biribamo cyane ariko buri ishyari nanone turivugeho neza hari ishyari ryiza hari n'ishyari ribi sibyo yego ishyari muri rusange ririho ariko rigira amashami kuri njye niko mbitekereza rigira amashami hari ugira ishyari yuko runaka yaguze ikintu kavuga ati ariko nanjye numva nakigura yaguze ikintu cyiza yakoze akantu keza nanjye ndumva nakageraho akabiharanira akabigeraho hakaba n'undi ugira ishyari kavuga ati randebera ntuza ibintu yakoze runaka yaba cyamwicaga yaba moto yamwicaga yaba imodoka yamuhirikaga iyo kiriya kizu bacyubakaga nabi kigahirima mbese ugasanga yibereye muri ibyo ishyari ryiza ririho n'ishyari ribi ririho ariko kuri njyewe rwose ishyari nta shyari umva ishyari niba nteye nabi ntabwo ndi kugushinja niba nteye nabi si byiza ntabwo ndi kugushinja ishyari rwose ariko kugira ishyari ryiza byo ndumva bwo turabyemerewe ntacyo bitwaye ahubwo ndumva ari na byiza turabyemerewe ariko se ishyari ribi iryo shyari ryo kuvuga ati yaba cyari iri shyari tubona ko no mu basogokuru agahe n'ibicyaberi twavuga ko ari benshi ntabarundura ngo mbarangize kereka hari tugiye muri Bibiliya biragaragara ko ishyari rituruka kuva kera kandi rikaba ryaragiraga byinshi ryangiza kugeza n'ubwo Imana nayo ubwayo yakurikiranaga umuntu wagize ishyari na n'uyu munsi ikurikirana umuntu wese ugirira ishyari mugenzi we kuko hari igihe bamwe baba bashaka no kubica ariko Imana ikagira gute ikabarinda umuntu agakora ikintu akikorera ibintu bigatera imbere bikajya imbere ugasanga undi yagize ishyari yashatse uburyo cyamwica ashatse uburyo ki hari njya numva ngo baranabarogesha bakabahindura ibizezenge ibyo bibaho ariko Imana igira gute bamwe irabakingira ikabarengera ntibibagereho rwose bakikomereza imirimo yabo buriya iyo Imana burya itarinda abantu bayo ntekereza ko iyi si yuzuye ishyari cyane kurusha ibindi byose abantu bagirana ishyari kumva umuntu yagiriye ishyari mugenzi we kumva ibintu byacitse ariko ndamya ntashidikanya ko nk'abantu twamenye Imana kandi tuzi ijambo ry'ukuri tutakabaye turi muri abo ngabo ubundi icyo ni icyaha bundi muri make kugira ishyari ni icyaha icyo cyatuma utinjira no mu gihugu cy'ijuru ariko kugira ishyari ribi kugira ishyari ribi nibyo twakomeje tuvuga kugira ishyari ribi nyine gihita kiba icyaha gikomeye cyane mu byaha byose uzi gihita kiba icyaha gikase cyatuma utabona ubwami bw'Imana ubwo buruhukiro tuvuga umunezero tuzagira tugezeyo bituma utashobora kugira gute kugerayo niyo mpamvu rero ushaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa irindi shyari ibyo ndabikunze idini kuri wowe idini ni gute idini rifata gute idini muri wowe idini uryumva gute idini uryakira gute muri make idini ndifata nk'urugo yego ndifata nk'urugo rurererwamo abana yego ubwo wenda abandi bafite ukundi kuntu babyumva ariko njyewe ku giti cyanjye idini ndifata nk'urugo rurererwamo abana ndugereranyije n'urugo rurererwamo abana urwo rugo rugira ibyo kurya urwo rugo rugira
amategeko, urwo rugo rugira amabwiriza, urwo rugo rugira gahunda. Kandi izo gahunda zose umwana wumvira aba muri urwo rugo yumva iby'amabwiriza abera muri urwo rugo. Muri make rero ari abasengera muri iri dini bafite uburyo bumva, ari abasengera muri bafite uburyo bumva, n'abasengera hari bafite uburyo bumva. Ariko Bibiliya yo, kuko Bibiliya yari imwe, ayo madini yose asoma Bibiliya imwe, ikintu Bibiliya ivuga ni kimwe, ariko ingo ni nyinshi, uburyo amabwiriza ari menshi mu ngo zitandukanye. Bafite ukuntu babyiga, bafite ukuntu babivuga, ariko Bibiliya yerekana ko ikintu ari kimwe n'iki, umunezero w'iteka ryose twese niho tuzaruhukira. Ikibazo rero gishobora kuba ku idini ryakwigisha nabi, gishobora kuba ku idini ryabivuga nabi, ariko amadini yose namwe, amadini yose namwe agombye kwigisha Bibiliya kimwe, kugira ngo abantu bose bagire gute, bazinjire mu buruhukiro kimwe. Muri makeya nta muntu wakabaye yibanda ku idini ngo avuge ngo idini runaka ngo oya. Muri make nta muntu wagombye kwibanda ku idini, ntabwo umuntu wagombye gushonyagiza idini, ahubwo nashonyagize umuntu, nashonyagize inkuru nziza ijambo ry'Imana muri bagenzi be, sibyo, muri sosiyete abamo, nagaragare koko iyo dini imufitiye umumaro. Abantu bari kubona koko iyo dini asengeramo n'ijambo ry'Imana biri guhura, ijambo ry'Imana bavuga biri guhura cyane, biri guhura. Icyo nicyo cyagombye kujya imbere, naho iby'idini byo ni ibisanzwe. Ni urugo ni nk'uko ingo ziba ari nyinshi, ariko harimo abana benshi kandi batandukanye, bafite n'imico itandukanye, ariko babyawe n'umubyeyi umwe. aho ngaho ko nkurugutuye, aho hantu ko unyemeje rwose. Niko bimeze. Hari abantu baba badasobanukiwe ibyo bintu, hari abantu baba batabisobanukiwe rwose, kandi njye ndabazi, niyo mpamvu nkubajije ibyo ngibyo. Njye ndabazi hamwe na hamwe baba badafite ubusobanuro, akumva ngo ninjya ngo gusengera aha ngo arabakoze sakirirego, ati bano bitwara gutya, bitwara gutya. Ariko kuri njyewe mba numva nta muntu wakabaye wamugana areba ngo idini gutya aritunga agatoki. Nta muntu wagombye gutunga urutoki idini, ahubwo yagakombye gukurikira icyo arikurikiramo. Ikibikubwira ni uko Yesu yagiye ahamagara abigishwa, agiye abasanga mu nzira, agiye abasanga mu bikorwa, akabwira ati muze. Ntabwo yigeze yerekana idini abashyizemo, ntabwo yigeze yubaka idini abashyizemo, ahubwo amaje akabwira ati mugende mubwirize amahanga yose. Ubwo ni ukuvuga ngo uwagiye iburasirazuba yaragiye yubaka ukwe, uwagiye iburengerazuba yubaka ukwe, uwagiye mu majyepfo yubaka ukwe, uwagiye mu majyaruguru yubaka ukwe. Uko bagiye batandukana n'agace n'ibihe, nibyo byagiye bituma abantu bavuga ngo runaka ni idini, ririya ni idini, ririya ni idini. Ariko ubundi ubutumwa Yesu yavuze ni bumwe, ijambo ry'Imana ni rimwe. Yavuze yuko abantu bihana ibyaha, bakareka gukora nabi, bakazabona ubugingo buhoraho, bakava mu byaha. Ni icyo nzi. Naho iby'idini byo ni ahantu dutegurirwa, kandi buriya abantu bayoboka idini bitewe n'abantu barimo. Akenshi aho hantu ushobora gusanga bafite imico myiza, no muri sosiyete nyarwanda cyangwa se mu muco wa kinyarwanda, ugasanga ni ahantu abantu basengera babonera imico myiza, batuje. Ukabona umuntu wenda agiye kuhasengera atambaraga, ukabona arambaye. Ukabona umuntu agiye kuhasengera atashoboraga kumenya gufura mu mutwe, ukabona yamenye gufura mu. Ese aho hantu wowe ntiwajyayo? Aho hantu wowe ntiwajyayo? Niyo mpamvu bamwe bashaka kwerekana ko wari niho basenga cyane, wari niho basenga cyane. Oya, ntabwo ariho basenga cyane, ahubwo ni uko barahagera amabwiriza yaho ahari, ugasanga ari guhura na Bibiliya neza neza, ngo bariya nibo bazajya mu ijoro. Ariko si byo. Ahantu hose mu madini atandukanye hazava umugeni, kandi abo bantu bose
bazajya mu gihugu cyo mu ijuru. ndi kumva muri makeya nta kintu tuzitwaza. Muri makeya uko mbyumva rwose nta kintu tuzitwaza, ntacyo, kandi byinshi byarasohoye, ibintu byose birazwi. turi gusoza, mbere na mbere ndagushimiye cyane, urakoze nawe. mbere na mbere ndagushimiye kubera ko impamvu kugufatisha ntabwo byari byoroshye, ntabwo byari binyoroheye, ariko rwose nawe mbere na mbere mbanze gushimira Imana ko byemeye rwose nagufatishije. hari umuntu witwa Manuel nzi twajyaga ducurangana, twajyaga ducurangana nguriya arambwira ati reka namukoze ahagurukira mu kirere, reka aravuga ati ubu njye nabishobora koko, ariko ni kwa kwitinya. Umuntu witwa Jide arambwira ati ariko uzi koko mwabantu mwe, ati ubwo urumva nahera he bose, arambwira ati ubu urumva nahera he. Rero ndamubonye ndamuhagarika, none ageze ahangaha ahita yongera arigenda. Manuel dore Manuel waje nkakubwira Ejide ko muri ariko bara amafaranga menshi ra. Ejide we ni karibu hano. Gibazo nibyo navugaga. Ejide zano nkubwire. Oya ngwino ariko nkubwire, nese ngiye uzi icyo ngiye kukubwira. Ngwino nkubwire. Nibyo twavugaga Israel, nagushimiraga ko witanze nyine, kandi ni ukuri abantu badukurikiye ndakeka bigiyeho byinshi, ariko nanyemerere niba ubutaha rwose ningushaka nzakubona ntazakubura. Oya nta kibazo, ndahari rega. Wasoza ubabwira, wagira icyo ubabwira abantu badukurikiye, abantu twabanye nabo, wagira mbega muri makeya icyo babwira tugasoza. Muri make ndumva twavuze byinshi, ariko iyi si iri gushaka inyangamugayo, igashaka abantu batagira ishyari ribi, igashaka abantu basenga bagasengera iyi si nyine, bagasengera iyi si, kubera ko iyi si irimo kwadukamo ibintu byinshi cyane, kandi Bibiliya yarabivuze, ivuga ko hazaduka ibintu, haduka indwara zitandukanye, haduka indwara zitamenyekana, ndetse n'abaganga ngo bazashaka imiti bikagorana kuyimenya. Ibyo ni Bibiliya bivuga. Bivuga rero ngo njye numva nifuriza abantu gushaka Imana, gufata neza mu ijambo ry'Imana, bakicaramo neza bakarisobanukirwa, bagashaka ese koko ibintu ijambo ry'Imana, ibintu Bibiliya ivuga nibyo biriho koko, biriho. Nabo bagakora ubushakashatsi, atari ukuvuga ngo runaka yarambwiye, pasiteri yaranyigishije, umushumba yarambwiye. Oya, nabo niba bakorera ubushakashatsi, basome Bibiliya, basome ijambo ry'Imana, hari ibintu byinshi bazajya bunguka, bagasobanukirwa. Kandi umwuka wera cyangwa se Roho Mutagatifu abereyeho kugira gute kudufasha muri ibyo byose. Murakoze. Israel, ndagushimiye, ukomeze ugire ibihe byiza. Murakoze.